ndakwifuriza ibihe byiza wowe udukurikiye muri aka kanya kuri channel yabayo Yvette Sandrine. Ari nako ngushimira mbikuye ku mutima niba warakoze subscribe, hanyuma niba utarayikora nawe nagusaba kuyikora kugira ngo ibintu byose bitandukanye bijyanye cyane cyane n'inkuru z'urukundo uzabashe kujya ubisanga ahangaha. Abarebye inkuru y'urukundo ya mbere twakoze yitwa Inzira, ndabashimiye ko mwayirebye ndetse no mu bitekerezo bitandukanye mwaduhaye mukamwaragiye mutwereka ko mwabyishimiye. Ni ibintu by'agaciro, ni ibintu bidukora natwe ku mutima, bikatwereka yuko ibintu twakoze hari abantu runaka babibonye kandi babikunze. Akaba ari nayo mpamvu rero tugomba gutangira inindi nkuru y'urukundo nkuko twari twabibijeje. Ariko kandi nanone reka mfata uno mwanya nshimire bano mwese mwatanze ibitekerezo ku nkuru ya mbere twabahaye. Hari uwitwa Elson Patrick yaratwandikiye ati beautiful, ubwo yararimo arashimira inkuru twamuhaye. Rutagengwa Vanessa yaranditse ati wow, mbega inkuru nkunze, icyiza cyayo disi nuko irangira. Ubwo si inkuru zitarangira zizajya ziba ari mbi, tuzareba. Urakoze cyane nawe ku gitekerezo cyawe. Witwa Musore Kado yaratwandikiye ati nice story of love, thank you Yvette. Urakoze cyane nawe Kado. Mugwaneza Jean Christian yaratwandikiye ati wow, what a beautiful story. Turamushimiye cyane Christian. Hanyuma Mugwaneza nanone yarongeye yandika iyo comment. Wolf Magic yaranditse ati wow, ati oh, a very nice story. Hanyuma uwitwa Eri irabikoze ati nahageze isando gusa ino nkuru imeze neza kabisa. Urakoze cyane Eli. IG Rwanda TV ati hey Yves, mugoroba mwiza kandi imbere cyane. Munezero Leo Ivra ati akani sawa baby. Hanyuma uwamahoro Madina ati nkunda ukuntu wivuga ngo abayo, ati utaha uzagashyiremo ikindi. Numvaga uwo musore yakaba yitwa ati yanditse Gana ati kurusha uko yaba ari Jake, ati byari kuba byiza cyangwa n'umukobwa akaba yitwa Sa. Madina sinzi icyo warushatse gusobanura, ariko turagushimiye cyane. Ubwa mugani n'ukwivuga kare kantu umuntu aba yakibagiwe. Hanyuma inkuru y'uyu munsi rero itandukanye n'iriya nkuru twabwiye bwa mbere, kuko inkuru y'uyu munsi ni inkuru yabayeho, ntabwo ari inkuru tugiye guhimba. Ni inkuru y'ukuri, ni inkuru twandikiwe n'umukunzi wacu uri mu gihugu cy'Ubutaliyani, aho aciye kuri Instagram yanjye yitwa Abayo Yvette Sandrine. Ubwo nawe niba utayizi ugende uyirebe. Yaratwandikiye ati uraho neza Abayo, ati shanda gukunda cyane bitavugwa ku buryo nifuza kuzahura nawe bikomeye. Narishimye cyane nkibona ko wakoze channel, none mbonye uduhaye inkuru z'urukundo bwo biba ibindi. Mfite inkuru ikomeye cyane y'urukundo, ariko abo nyibwiye bose baratungurwa. Ndetse ati mfite inkuru ikomeye cyane y'urukundo, abo nyibwiye bose baratungurwa, reka nyigusangize nawe uzayisangiza abandi. Ndabizi neza ko bazayikunda cyane. Ati kandi niba bitakugoye wahindura imyirondoro yanjye, ariko unayivuze nabwo ntacyo byabitwaye. Kuba waratekereje nyine ko tuyihindura ari bwo byiza, nibyo turibuze kuza gukora. Uyu mukunzi wacu yarakomeje aranyandikira ngo ni inkuru ndende cyane, uze kunyihanganira cyangwa se urebe ibintu bidakwiriye ubikuremo. Ati kandi ukomereza aho, ndabizi ko nubwo waba uri umukire ubu ngubu uzakomeza gutera imbere kandi uzatunga, uzagera kuri byinshi. Ubwo turagushimiye cyane ku byifuzo byiza byawe ndetse no ku mahirwe masa utwifuriza. Uyu muntu yakomeje atwandikira nyine inkuru ye, ari nayo tugiye kukugezaho muri aka kanya. Reka nongere mbigusubiriremo, ndagushimira niba warakoze subscribe. Hanyuma niba utarayikora nawe uyikore none ahangaha. Inkuru z'urukundo, ibiganiro byiza bitandukanye uzajya ubisanga kuri ino channel, kugira ngo nyine ubuzima bwawe buzajye bukomeza kugenda neza muri rusange. Nkuko umukunzi wacu Madina yabisabye cyangwa yabinyibukije ko ngomba kuzajya nivuga, mugiye kubana nanjye Abayo Yvette Sandrine. Mwese mbahaye ikaze. Iyi nkuru y'urukundo uku nguku niko itangira. Amazina yanjye ni Samantha. Navukiye mu Rwanda mu karere ka Nyanza, ahangana ni mu majyepfo y'igihugu cy'u Rwanda. Mu buzima bwanjye nkiri muto nakuze ngendera cyane ku bintu by'umuco, ku buryo numvaga yuko nindamuka nkuze nzakora nko muri Minisiteri y'Umuco na Siporo, cyangwa nkajya gukora mu Rukari Bwami, kuko niko nari nararezwe. Nize amashuri abanza aho hafi yo mu rugo, hanyuma nkora ikizamini cya leta cy'umwaka wa 6. Imana iramfasha ndatsinda, noherezwa kwiga muri kimwe mu bigo byo muri Kigali kigagamo abakobwa bonyine.
narahageze nabwo nkomeza kwiga neza, kandi kuko byari mu kigo cy'abihaye Imana ntabwo bigeze bingora, kuko bitewe n'umuco nari narahawe iwacu nabaye urugero rwiza mu bandi. Nabaye umukobwa w'umuco, umukobwa witonda, umukobwa uganira kandi wiyubaha. Hari umubikira witwaga Louise aho ku ishuri, yahoraga ambwira yuko mbishatse natangira kureba uko nakwinjira mu kibikira. Yabonaga mfite impano kandi nazabikora neza cyane. Nanjye koko numvaga rwose ibyo nabikora kandi bikagenda neza, kuko numvaga yuko hari umunsi uzagera nkakunda cyangwa se nkashaka umugabo mu buzima. Numvaga yuko ubuzima bwanjye bushingiye ku muco, bushingiye ku gusenga, kwiyubaha ndetse no kubyina imbyino gakondo. Ahangaha ku ishuri nabyinaga traditionnel nyine, ubwo n'imbyino gakondo abantu bose bari banzi. Ni ibintu nari narakuye iwacu, byari n'ibintu byoroshye cyane. Urumva rero kuko ku ishuri twigaga mu kigo cy'abakobwa gusa, bakuru bacu mu wa 4 kugeza mu wa 6 nibo bajyaga batubwira yuko bafite abakunzi cyangwa se ko bize mu bigo bivanze. Ibyo byatumaga numva mfite amatsiko menshi yo kumenya uko ibintu nk'ibyo ngibyo byabaga bimeze. Nahoraga nibaza nti none se birashoboka ko nakwicara mu ishuri hirya yanjye hari umuhungu? Cyangwa se nanone ngatekereza ni byaba bimeze bite ndamutse ndi nko kwambara ishati umuhungu akabona nambariyemo isengeri? Nyine numvaga ari ibintu mu mutima wanjye ntabasha gutekereza. Narakomeje ndiga, umwaka wa mbere ndawusoza, uwa kabiri ndawusoza, ngera mu wa 3 nitegura gukora tonkome, ndayikora. Nabwo Imana iramfasha ndatsinda, ngira amanota meza cyane. Mu kuduha ibigo bampaye none kujya kwiga mu kigo kivanze abahungu n'abakobwa. Niba nawe byarakubayeho uraza kubyumva neza byoroshye. Iyo uvuye mu kigo cy'abantu biga ari bonyine nyine wenda ari nk'icy'abahungu gusa, hanyuma ukaza mu kigo kirimo n'abakobwa, cyangwa se ukaba wigaga mu kigo cy'abakobwa gusa ukaza none mu kigo kivanze, umeze nk'umuntu uhumutse, ubaye nkaho urekuwe, umeze nk'umuntu wari ufunze. Mbega yari experience idasanzwe. Nabonaga abakobwa bahagararanye n'abahungu nkumva ndumiwe, nabona noneho bafatanya ibiganza byo neza nkumva ngiye nko kugwa muri koma. Naravugaga nti Mana Nyagasani, ibi ni ibiki bimbayeho? Umuntu wese yaramvugishaga nyimara kugera hano ku ishuri, maze nkamusubiza hashize nk'umunota mbajije. Byari ibintu bishya, ariko nanone ku rundi ruhande nkumva yuko byari bikwiriye kugira ngo mbashe no kumenya uko ubuzima bundi buba bumeze. Amaklabu muri kino kigo, umuntu wize muri segonderi zina harabizi yuko buri kigo kiba gifite amaklabu, club antisida, club z'ubumwe n'ubwiyunge n'izindi. Gusa nta club ya gakondo yari iriyo, kandi ubyibuke nicyo kintu nakundaga cyane kurenza ibindi. Nagiye mu buyobozi mbabaza impamvu ntayo bagira, bambwira yuko niba mbishaka ubwo nayifunguza, ariko kandi bansabye yuko hagomba kuba harimo abahungu ndetse n'abakobwa, kandi ntibajye munsi y'abantu 10. Icyo gihe natangiye gushakisha abantu bakwinjira muri club gakondo ku ishuri, ubwo no kuvuga bagombaga kuvuza ingoma, abagombaga kuririmba ndetse no kubyina traditionnel. Natangiriye kubana nabonaga yuko bicisha bugufi. Hanyuma uwa mbere nagiyeho naramubwiye nti ko nshaka gufunguza club gakondo hangaha ku ishuri, byashoboka yuko wayizamo? Uyu nguyu yarambwiye ati sha nakaje, ariko rwose kubyina kinyarwanda ntabwo ari impano yanjye. Uwa kabiri yarambwiye ati ye rwose ntabwo najya muri club ebyiri, hari indi namaze kujyamo. Uwa gatatu yari umusore witwa Regis, naramubwiye, nabonaga nyine ari umuntu mwiza, arabyemera, namfasha gushaka abandi. Twarababonye tuba abantu bagera ku 8, nuko habura abantu 2 bonyine ngo byibura 10 badusabye buzure. Nibwo nabonye umusore muremure hirya ahagaze ahantu ari wenyine, arimo arasoma igitabo yishimye bigaragara. Nabajije Regis wari umaze kuba inshuti yanjye magara nti uriya musore ndabona nawe yabirwa no kubyina cyangwa se kuririmba gakondo. Regis yarasitse cyane, arangije arambwira ati ariko noneho sama wasaze cyangwa urimo kurota? Naramubwiye nti kibazo se ni iki? Simbona se nawe ari umunyeshuri se yambaye uniform nkatwe? Regis yarambwiye ati icyambere uriya musore yitwa David, ariko benshi tumwita Dave. Afatwa nkaho ari Mr w'ikigo. Cya kabiri ni umwiyemezi. Cya gatatu ni umuhanga cyane. Ikindi abakobwa baramukunda, ntabwo ajya akundana nabo. None ikirenze byose kugeza uyu munsi nta club nimwe abamo, kandi kubera yuko nyine ari umuhanga ntabwo bashobora kumwirukana. Uriya musore ari mu mwaka wa 6 agiye kurangiza. Regis yakomeje ambwira byinshi kuri Dave, ariko aho kugira ngo ngire ubwoba koko mureke, ahubwo nkumva ari nko kumbwira ngo genda umusabe kuzaza muri club yanyu. Regis yambonye ndenga arisekera arigendera, arandika njya kuvugana na Dave. Cyakoze nkimugera imbere nanjye numvise mfite ubwoba, nuko ndangije ariko ndikomeza, maze ndamubwira nti bitese. Dave yarandebye amwenyuramo gake, ubundi arambwira ati ni byiza. Naramubwiye nti nitwa Samantha,
Dave ati ndatekereza yuko unzi. Bwa bwiyemezi Regis yambwiye ahangaha niho nabubonye ku nshuro ya mbere. Umuntu ndamwibwiye aho kugira ngo nawe anyibwire ngo aratekereza yuko muzi. Namubwiye ni yego ndakuzi rwose Dave we. Yarasetse ati kubivuga se bitagushimishije, ahubwo ko unsanze ahangaha ndi kwisomera ibitabo urashaka iki? Namubwiye ni tumaze kuba abantu 8 muri club gakondo kandi dukeneye abantu bagera ku 10 bo kuza muri club yacu. Ni club traditionnelle, ni club gakondo. Nashakaga yuko rero nawe waza. Dave mwijwi ryuzuyemo agasuzuguro, ubwiyemezi ndetse n'ubwibone yarambwiye ati urabona ko ukomeza ubungundi umuntu wo kwirirwa mvuza ingoma. Nararakaye cyane ndangije ndamubwira nti ingoma se kuzivuza bigutwaye iki? Kuretse ko abavuza ingoma namaze kubabona, njye nkeneye umuntu uza kubyina. Ahubwo mbwira niba utazi kubyina umbwire yuko utazaza, ariko ureke kwivugisha ngo kuvuza ingoma. Dave yarambwiye ati ibyo ngibyo ntabwo bishoboka, nta club nimwe mbamo, nta niyo nshaka kujyamo, nta nubwo kubyina mbikunda, ahubwo reka nisomera igitabo wakoze. Samantha yararakaye cyane, ubundi asa nk'utuka Dave aramubwira ati umva rero nkubwire, ndabibona yuko urimo gusoma nibyo rwose, ariko rwose ntabwo ari gutyo wakabaye uvuga. Kwemera kwawe se kwamara iki? Cyangwa umva kwakugezayo? Nta club nimwe ubamo, ubwo se urumva ari ikintu cyiza cyo kuvuga? Umva reka nkureke nigendere, ariko uko wiyumva ntabwo ari ko biri. Dave yarasitse cyane, anatangazwa no kubwirwa nabi n'umukobwa ku nshuro ya mbere, nuko Samantha ahita yigendera. Muri ako kanya Dave yamagaye Samantha ati Samantha, ariko Samantha yari yamaze kurenga ndetse no mu burakari bwinshi. Yahise asubira kwirebera Regis inshuti ye magara. Anyuma rero anasanga Regis yamaze kubona abandi bantu babiri baburaga. Regis ati wirakara yewe nabikubwiye. Dave yumva ari nk'Imana, yumva ari umuntu udasanzwe. Samantha ati nagenda uriya muturage ateye umujinya nta kindi. Wibuke no nkuru tuyukubwira n'ubuhamya bwa Samantha, inkuru y'urukundo yidasanzwe. Samantha yakomeje muri buno buhamya bwe yanyandikiye avuga ati ubwo twaragiye twandika club yacu, ibintu byose bigenda neza, hagenda hazamo n'abandi bantu, mbega club gakondo yacu ikomeza kugenda itera imbere. Nakomeje kuba umuyobozi w'itorero ry'ikigo, maze itorero ry'ishuri rirakura riramamara cyane, abantu bose bakadutumira, ahabaye ibirori hose tukajyayo kandi tukabyina neza. Umwarimu yakora ubukwe akadutumira tukamuririmbira ndetse tukanamubyinira, ibintu byose ari byiza cyane. Mu gihembwe cya gatatu cy'umwaka wa 4 ari nijoro nicaye muri sale, abantu tumaze kwitoza, kuko ari njye wacyuraga urufunguzo, nagombaga gutegereza ko bose bagenda. Nicaye ndi kuruhuka negereje yuko bose bashira muri sale kugira ngo nyine mfunge sale hanyuma nanjye njye kuryama. Nagiye kubona mbona Dave araje. Yansanze ku ntebe nicayeho, aransuhuza arambwira ati biteze. Namubwiye nti ni byiza. Ati ndimo ndabona ukuntu wambaye bikubereye. Mu by'ukuri nari nambaye ukora ndetse n'isengeri twese twambaraga turimo kwitoza. Namubwiye nturakoze cyane. Dave yarambajije ati uracyanyanga se? Naramubwiye ni nkwangira ikizi, uri kubona mfite umwanya wo kwanga abantu? Dave ati ndacyayibona, ndabona ikinamfitiye n'umujinya, reka noneho nigendere. Namubwiye ntari bigende. Dave yarongeye arahindukira arambwira turambwiye ngo ngende. Ndamubwira none se kumbwiye? Dave yahise agaruka aricara, arangije arambwira ati koko biri seru urashaka ko ngenda? Naramubwiye ni rwose nta kibazo wagenda. Nabonaga Dave yatangajwe cyane nuko ndi kumubwira ngo nagende. Naramubajije ni none se ko ndi kukubwira ngo ugende aho kugenda ahubwo ugatungurwa? Dave yarambwiye ati maze imyaka 6 ndi kwiga amashuri yisumbuye, ariko mu by'ukuri ntakubeshye nibwo bwa mbere umuntu ambwiye ngo ningende, noneho umukobwa nibwo bwa mbere umuntu ambwiye ngo nimuve imbere. Naramubwiye ni ntabwo ndabo bantu, kandi mu by'ukuri nta nubwo nkwanga, mubitekereze nabi rwose nuko nkeneye kujya kuryama. Dave yarambwiye ati ndimo ndabibona yuko ukeneye kujya kuryama, kandi nubwo watekereza yuko ari ibintu mfashe nabi, ahubwo ntabwo mbifashe nabi, ahubwo ni ibintu binyeretse yuko utandukanye n'abandi. Dave yarongeye arambaza ati none se ko wambwiye ngo ntabwo unyanga urankunda? Naramubwiye ni ntabwo nkwanga, ariko kandi nta nubwo nkukunda. Ubwantu bose bari bamaze gushira muri sale. Dave yaraje arangije yegera Samantha, ku buryo Samantha noneho yatangiye gutitira. Dave yaramubajije ati kuri guhumekera hejuru? Samantha yaramusubije ati maze kubyina ntabwo usuri kubibona? Dave ati wamaze kubyina hashize nk'isaha, wahagira nyuma y'isaha umaze gukora ikintu se? Samantha yakomeje avuga ati nahise negera hirya numvaga nazi ukomeze, nuko nangira gutoragura buri kimwe cyose cyari aho ngaho, aho nyine twarimo turabyinira. Dave yarambwiye ati ndashaka kugusaba akantu gatoya. Namubwiye nkeneye kujya kuryama rwose mbabarira. Dave ati eregura umukobwa w'umuhanga, ndabizi neza yuko udakeneye gusubiramo amasomo,
ndabizi yuko udasanzwe. Akimbwira ibi ngibi naribajije nti ni gute none wamenye yuko ngira amanota ya mbere. Naratuje ariko ndamwumva, gusa ikintu yansabye cyarantunguye. Dave yarambwiye ati waretse nkaguhobera byonyine. Narebye Dave ari kunyinginga gutyo nibaza icyabaye. Ndangije ndaseka ndavuga ni wasanga afite ibibazo runaka, ubwo niba namufasha kubera kumuhobera reka ntari bimbikore. Naremeye nuko arangije arampobera, amara umunota umwe ndakomeza ndamwihorera. Nanjye numva ni byiza cyane, agiye kundekurana nanjye noneho ndamufata, arakomeza arampobera cyane. Nyuma y'angaya yarambwiye ati wakongera ugacana ibyuma se ugashyiramo indirimbo zawe hanyuma tukabyina. Narasetse ngira ngo arimo gukina. Ndangije ndamubwira ni ntabwo nshobora gucana ibyuma, nkeneye gufunga sare rwose nkajya kuryama Dave, rwose mbabarira. Dave yaranyinginze arambwira ati ndakwinginze si ugeze kuzangaho mbwira ngo nzaze muri club yanyu. Narongeye ncana ibyuma, ndongera ncana n'amatara yose. Nta n'ikibazo nagombaga kugira kuko mu kigo bari babizi yuko nyine aho ngaho muri sare hitorezagamo abantu babyina gakondo. Ndangije mushyiriramo indirimbo, ndamubwira nti ngaho genda ubyine. Numvaga agiye kujya azamura ukuboko nyine mu buryo busekeje, gusa naratunguwe. Dave yari azi kubyina, yarameze nk'intore ya mbere mu buzima bwanjye naba narabonye. Yabyinaga mu buryo budasanzwe, yarabyinnye. Nibaza impamvu yanze kuza ndayibura, ariko nuba mu mwanzuro yafashe wo kutaza muri club yacu. Indirimbo zo mu Rwanda zose izaba akayirebwa zose yarazibyinnye zirarangira. Hanyuma noneho atangira kubyina izo hanze, nazo yarazi kuzibyina bikomeye. Nabonaga arusha n'abazibyinnye. Dave twamaze kubyina nsaba yuko buri gihe yajya aza mbere yo kujya kuryama tukabanza kubyina. Narabyemeye ndetse byanaje kugira ngo ndabikunda cyane, kugeza ubwo numvaga nasezerera abantu bo mu itorero baje kwitoza. Hanyuma Dave akaza tugatangira kubyina. Nabikundiraga uburyo yampoberaga mbere yo kujya kuryama. Dave nyuma twaje kuganira cyane, aba inshuti yanjye magara. Gusa ariko nanone ya nshuti yanjye magara yindi yitwa Regis yarambwiraga ati nta mpamvu n'imwe ihari yo kuba wakundana na David. Ndatekerezaga cyangwa se nkumva uburyo Regis w'inshuti yanjye magara yitaga Dave David, nkumva noneho biransekeje. Regis yahoraga ambwira ati ndashaka kure kuriya musore, uriya ni umuplayer, ni umuntu udashobora kuzagukundana mba. Ariko nanjye nabwiraga Regis ni ntabwo nkundana na Dave, ahubwo tuba dushaka kwibyinira. Dave nyuma twaje kuganira cyane, aho nari mfite amatsiko menshi cyane y'ubuzima bwe. Nahoraga nibaza nti ni gute umusore nk'uyu nguyu, umwana ukiri muto mu buzima bwe, yaba afata imyanzuro imeze gutya, ntajye muri club n'imwe atari umuswa, bigaragara yuko atari umukene, yiyitaho mu buryo bugaragara. Ni ikihe kintu cyaba cyarabaye? Dave twaje kuganira cyane, ambwira yuko impamvu yiyemera ari uko abashaka kwiga cyane kuko abana na nyina hamwe na mushiki we, hanyuma se ubabyara akaba yarapfuye abasize mu madeni ya banki. Yambwiye yuko rero ashaka gukora cyane uko abashije, hanyuma akazishyura ayo madeni yose, kandi akabikora mbere yuko babatereza cyamunara. Dave namubajije impamvu adashobora gukundana, hanyuma ambwira yuko bwa mbere akiri mutoya, kandi bwa kabiri adashobora kubonera umwanya uhagije umukunzi we. Yarabimbwiye ndamwumva, ndanamubwira ni courage, ndabizi ko bizagenda neza. Iminsi nayo niko yakomezaga kugenda ishira, nkatekereza uko Dave agiye kuva mu kigo hanyuma akajya gukomeza kaminuza. Iki gihembwe kirangiye cyari igihembwe nyine cya gatatu nk'uko ubyibuka, ubwo njye nagombaga kuzajya mu wa gatanu w'amashuri yisumbuye, hanyuma Dave akabarangije amashuri yisumbuye, hanyuma akajya muri kaminuza. Dave yaje muri sale kundeba nk'ibisanzwe, hanyuma ntekereza ko ari ryo joro rya nyuma njye nawe ku ishuri. Numva ikiniga kiraje, yarandebaga agaseka, nkamubaza nti urimo guseka iki? Aho kugira ngo agire ikintu ambwira runaka, ubwo yarakomezaga agaseka. Numvaga nshaka ko tugumana ijoro ryose, ndanabimusaba, ndamubwira nti Dave n'undi ko ejo uzagenda, waretse tukicara ngaha tukarara tuganira. Dave yarabyanze, arambwira ati Samantha uracyari muto cyane, ndamutse ndaye nicaye aha ngaha nawe muri sare nshobora kuza gukora ibintu nazicuza nyuma. Numvise Dave ibintu yaravuze koko numva nibyo, twembi twari dufite ikintu kimeze nka rukuruzi hagati yacu, ariko Dave buri munsi yageragezaga kukirwanya nkabibona, ntabwo yashakaga kumfatirana. Naramusezeye arampobera, ndangije ndamubwira ni uzabitsinde. Urabyumva nyine yaragiye gukora ikizamini cya leta cyagombaga kumwinjiza muri kaminuza. Nanjye yanyifurije ibiruhuko byiza, turakomeza turafatana, ariko nibuka yuko turi muri sare, ndamubwira nti reka mfunge sare tumanuke umerekeze njye kuryama. Yarandekuye, hanyuma mfunga sare, turasohoka tujya munsi ya sare aho nagombaga kumusezera nawe akansezera, ubwo nyine tukazongera kubonana mu biruhuko.
Dave yari yansabye nimero zose, nimero zanjye, iz'ababyeyi banjye n'abavandimwe banjye, ku buryo yambwiraga ati nindamuka nkubuze kuri imwe nzaguhamagara ku yindi. Ahanga munsi ya sare nabwo yarampobeye cyane, arangije arambwira ati ndabizi yuko bino bidakwiriye ariko ngiye kugusoma, wigeze ubikoraho na rimwe? Naramubwiye ni oya, nta muntu turasomana. Dave yaransomye kino gihe, ndangije ndahumiriza byonyine, nuko nyuma arangije arambwira ati iki ngiki ni ikimenyetso cy'ibintu umuntu aba atabasha kuvuga, nizere yuko hari ikintu runaka wumvise. Nahise ntekereza ngo ni nkaho Dave ambwiye ngo ndagukunda. Nari mbizi yuko ngiye kumara igihe kinini ntamubona, ndangije ndamubwira nti urakoze cyane. Anga ariko nahise nikomeza, ndangije ndamanuka mpita njya kuryama. Bukeye nyine twagombaga gutaha, ntaha n'ibyishimo byinshi cyane, ntaha ndi kwibwira nti mfite umukunzi ugiye kurangiza segonderi akahita ajya muri kaminuza. Nyine numvaga ari ibintu byiza cyane. Twageze mu kiruhuko, ntegereza yuko amamagana ndaheba. Nabajije abantu bose biganaga nawe niba baba bazi iwabo, ariko bose barambwira bati wapi. Dave yari umuntu ugira ibanga ku buryo n'uwo biganaga bose nta muntu wari uzi ahantu ataha. Nabajije Regis, arambwira ati ariko uriya musore koko wamuretse ko nta keza ke. Nicaje Regis musobanurira impamvu Dave yitwaraga uko yitwara ku ishuri, ndamubwira nti buriya se umubyara yabasize mu madeni, ni umwana ushaka gukora iyo bwabaga kugira ngo azateze imbere umuryango. Hanyuma Regis inshuti yanjye magara arabyumva, kuko arangije aramfasha uko twazabona Dave wari warabuze. Gusa muri njye numvaga ko umutima umbwira ngo komeza kumwizera kandi ukomeza gutegereza, umunsi umwe azaguhamagara. Twarinze turangiza ikiruhuko kinini, Dave atampamagaye na rimwe, ndetse nkajya mbaza n'abantu b'iwacu bose kuko yari yaranyatse nimero zabo nti nta nimero yaguhamagaye utazi. Bose barambwiraga ngo hoya ntayo. Baranambazaga bati ariko so umuntu uhora wifuza yuko aguhamagara ni muntu nyabaki? Mama wanjye yarampamagaraga akambwira ngo ngwino uvugisha uno muntu kuri telefone, ubwo wenda ari nka oncle wanjye cyangwa se nanone nka banyogokuru bahamagaye, nkaza nirukanka nzi yuko ari Dave umpamagaye, maze nasanga araho mu muryango wanjye nkumva rwose ndababaye, hanyuma nkabavugisha igihe gitoya nkahita nigendera. Mu by'ukuri nuko ntabivuga neza, ariko nari meze nk'umuntu warwaye depression. Nyuma naje gusubira ku ishuri, niga umwaka wa 5 ndawusoza, ndetse njya no mu wa 6 nawo ndawusoza. Imyaka 2 yose irashira ntazi aho Dave aherereye. Naje no kubona bourse yewe njya kwiga muri kaminuza y'u Rwanda. Mu gutangira kaminuza nahuye n'umukobwa witwa Kadete, hanyuma tuba inshuti magara. Mubwira iby'umusore nakunze urukundo, aranyumva cyane, mbese nta kintu na kimwe twahishanyaga. Iwacu naje kwajyana Kadete nayo baramukunda, kandi Kadete yari afite nyina wenyine. Yahoraga ambwira yuko ibyabo bavuka nari inkuru ndende yuko azabimbwira nyuma. Kadete yanyitagaho ku buryo umusore wese wabaga aje kuntereta, Kadete yabaga azi amakuru ye, akambwira turiya mureke n'imbwa. Nyine nanjye koko nakomezaga kumwumva, nakomezaga kwita cyane kuri Kadete. Kadete ariko naramurebaga nkabona isura ye sinzi ahantu nyizi. Nahoraga nibaza ni ariko urasa nkande. Kaminuza nayo nakomeje kuyiga, abahungu bose bajyaga kuntereta, Kadete akabambuza, akambwira ati ntabwo bankwiriye, ndi umukobwa mwiza cyane, nkeneye kuzahura n'umusore mwiza. Kandi koko nanjye nareba inama Kadete yangiraga nkasanga ni inama za nyazo. Igihe kimwe rero habura umwaka umwe ngo nsoze kaminuza, hari umwarimu ku ishuri wari ukiri umusore waje kuntereta. Nararebye nsanga nta mpamvu n'imwe hari yo kuba namwanga. Naragiye mbibwira Kadete, ndamubwira nti mwarimu wacu Dr Mike arashaka yuko dukundana. Kadete yarebye Mike kuko nawe asanga nta kintu na kimwe azi cyatuma tudakundana. Kadete yarambwiye ati nta kibazo none uriya mwatangira gukundana. Hanyuma Kadete kuko atari indyarya na busa, nkajya nza nkamubwira ibyanjye na Mike byose, Kadete agakomeza kungira inama. Kadete umunsi umwe yarambajije ati ariko se kukundana na mwarimu Mike, none ikibazo nshaka kukubaza, wa musore wahora kumbwira witwa Dave waje kumwibagirwa? Nabwiye Kadete nti oye ntabwo Dave nashobora kumwibagirwa na gatoya, ariko kandi nanone ikindi kintu nashobora kwirengagiza na busa nuko nubwo Dave ari we musore wa mbere twasomanye cyangwa se twagiranye ibihe by'urukundo, ariko ntabwo yari yarigeze ambwira yuko ankunda. Ikindi kandi nari nkiri umwana, nigaga mu wa 4 w'amashuri yisumbuye. None sibwo nari gukomeza gutegereza koko bikazagera he? Nabwiye Kadete ni nubwo njye nakomeje kumutekereza hari nuko ari we muntu wa mbere twagiranye ibyo bihe. Ikirenze byose nta nubwo nzi niba Dave akiri muzima, wasanga yarapfuye nkaba mutegerereje ubusa. Kadete nakomeje kubona yimuteye agahinda, ariko nubwo yari yaranyemereye gukundana na Mike, nkajya mbona rwose ntabwo ari urukundo yitayeho,
nkajya mbona aramutse abashije kubona icyanandukanya na Mike nacyo yagikora. Nahoraga nibaza nti ariko kuki Cadette ampangayikira kuri uru rwego rwo hejuru, ariko nyine nakwibuka yuko ari inshuti yanjye magara, nkavuga nti nta kibazo. Ngitangira gukundana na Mike yanyitayeho bitavugwa, akajya nsaba kujya kumusura mu nzu yibanagamo ye, birumvikana nk'abakundana nkajyayo, ariko nanone ntabwo nari narigeze nemera na rimwe ko dushobora kuryamana. Numvaga ntiteguye mu mutima wanjye. Mike yabonye yuko hari ntamwizera, nuko arambwira ati byibura se wazanyerekanye iwanyu, wanabishaka tugakora ubukwe, ubuzima bwacu bugakomeza kugenda neza. Nari umukobwa ukuze, ndavuga ni wa mugani nta kintu na kimwe ndi kubura, nta mpamvu n'imwe ishobora gutuma rwose najya kwerekana uyu muntu iwacu. Naravugaga nti ni umusore mwiza, ni umusore witonda, w'umuhanga, w'umwarimu, kandi azi buri kimwe ku buzima bwanjye. Uwo munsi rero nibwo nahise mvuga nti reka njye kugura imyenda, reka ngura ibintu byose bizatuma mbasha kujyana na Mike, hanyuma nkajya kumwerekana iwacu. Nawe yari yarambwiye yuko nimara kumwerekana iwacu azahita ajya kunyerekana iwabo. Samantha muri buno buhamya bwe yatwoherereje akomeza avuga ati naravuze nti ntabwo nzajya kugura imyenda yo kujyana kwa Mike ntaherekejwe na Cadette inshuti yanjye magara, reka mbanze ijye kumureba iwabo hanyuma mperekeze. Naragiye nk'ibisanzwe mu nzu na Cadette twabanagamo, hanyuma nsanga umuryango munini ufunguye. Ndakomeza ngiye no kwinjira mu muryango mutoya, numva Cadette ari kuri telefone, yari afite umujinya mwinshi cyane, maze ntarakomanga numva Cadette aravuze ngo Dave warasaze cyangwa uri igicucu. David tega amatwi unyumve, ubona igihe cyose wahaye n'umwana w'umukobwa kidahagije, uratekereza yuko nta mutima agira se? Yego rwose ndabyumva, tumwitaho, ni umunyeshuri ndanabyumva, nkora uko mbashije kose kugira ngo abone yuko mwitaho nk'inshuti ye magara, nta kintu na kimwe yamburanye, ibyo ngibyo urabizi. Atariko David, ndagira ngo nkuganirize yuko uyu munsi twaganiriye kandi ibyo yambwiye ni ukuri. None reka nze nkubwize ukuri, uri musaza wanjye nkunda cyane kandi uranabizi yuko nkubaha, ariko rwose si nkubeshya. Ngiye guherekeza Samantha ku isoko, agiye kugura imyenda azambara najya kwerekana Mike. None se ko yakubuze? Ariko ubwo uratekereza imyaka ishize kuva mu wa 4 segonderi, uzi kuri ya mwana nibwo mwatangiye gukundana, nta ndwari warigeze umubwira yuko umukunda? Ubwo nyiri ku muryango nahise nsesura umeza nkubitwa n'inkuba, ndibaza nti ndibiki ndi kumva, ndimo ndarota. Nahise ntekereza ukuntu najyaga mbona Cadette hari umuntu basa, kandi koko disi numva ni Dave. Natekereje uburyo Cadette yamfashaga mu buzima bwanjye bwose bw'ishuri, akambwira tukeneye iki cyose akakingurira, ibyo nabaga nkeneye byose, amafaranga yose nabaga nkeneye, restaurant nziza, byose ni Cadette wabyishyuraga. Gusa ngiye ku giti cyanjye numvaga yuko ari umukobwa w'umukire ukora byinshi, nkavuga nti nuko nyine nahuye n'umukobwa w'inshuti yanjye magara muzima. Kumbe muri aka kanya mu by'ukuri nabuze icyo gukora, numva neza ngiye nko kugwa muri koma. Nyirimo ndatungurwa kuko Cadette yari yarakaye cyane, yari yashyizeho parleur Dave kuri telefone. Dave kuri telefone nawe yaravuze ati Cadette nyumva nanjye nkubwire impamvu nashaka kuvugana na Samantha cyangwa se kubonana nawe. Cadette ahita amuca mu ijambo n'umujinya mwinshi ati ceceka, nta kintu na kimwe nshaka kumva. Ni mwebwe abantu ba mbere se mwamukundanye mutari mu gihugu kimwe, wowe uvuga ngo ntabwo ushaka kuza warangiza ukongera ukamusiga? None se basi uje ukamusuhuza ukamwereka ko ukiri na muzima, ukanamubwira yuko umukunda, uhasanga rega atakinagukunda? Ntabwo ugomba kugira ibintu byose intambara. Icyo gitekerezo cyawe cyo kuvuga ngo ntabwo wavugisha umuntu ntacyo nshobora kumva. Ndagira ngo ubwire ko imyaka nagufashije nkabana n'umukunzi wawe ihagije. Niba udakeneye kuza ngo umwereke yuko gihari ashyira umutima hamwe, ndaza kumufasha kwitegura buri kimwe cyose, hanyuma we na Mike n'ubukwe bazabukore kandi nzabutaha ndetse nzanamwambarira. Cadette yakomeje abwira Dave ati uzi ko wagira ngo aho mu Butaliyani uri nko mu kwezi, waje byibura mukavugana ukareba niba kinagukunda. Mu by'ukuri ngiye Samantha aho nari ndaho ngaho hanze, numvaga Cadette yaceceka, hanyuma nkiyumvira ijwi rya Dave. Dave yumvise nta kindi cyo kuvuga gihari, yumvise nta kintu na kimwe afite cyo kuvuga. Ngareka nkubwire, urabizi yuko impamvu ntashakaga kuza nuko mfite akazi kenshi cyane inaha. Natekerezaga yuko ninza nkamubona umunsi umwe ntazahita mutwara cyangwa se ntazahita muzana inaha ari ibintu bizangora, kandi nanatekerezaga yuko kuba naza tukabana aho ngaho ubwo nyine naba ntaye akazi. Aturabizi yuko kuva nakwishyura imyenda yose papa yasize, nanjye nahise ntangira kwiyubaka. None se ubu ni n'akazi naha byagenda bite koko? Cadette yaramubwiye ati genda usabe konji, ubabwire yuko ari impamvu yumvikana, uze urebe Samantha, kandi ndabizi yuko ari ibintu bizoroha. Mbabarira rwose nicyo kintu cya nyuma nagusaba nka musaza wanjye.
Nkimara kumva kino kiganiro nibutse yuko Dave yari yarambwiye ko afite inzozi zo kuzakiza iwabo, kuzita ku muryango we ndetse no kuzatuma babona amafaranga menshi. Nashimishijwe cyane no kubona inzozi za Dave yarazigezeho, ariko nanone ku rundi ruhande nakubiswe n'inkuba nungurwa cyane no kubona Cadette twabanaga ari mushiki we. Nahise nibuka disi ukuntu nahoraga mvuga ngo sinzi umuntu musa, nsanga navugaga Dave. Narijijishije nkimara kumva icyo kiganiro cyabo, nsa nk'usubira inyuma gatoya nkubita rwa rugi runini byumvikanisha ko ariho nari nkimara kwinjira. Ndangije ndaza nigira igicucu nkomanga ku muryango nkaho ntacyo nzi cyabaye. Naraje mbwira Cadette ni Kade, none se bimeze neza? Cadette yarambwiye ati ibo sha bimeze neza nta kibazo, ariko mbona yuko asa nk'ubabaye mu maso. Namubwiye nti none se ko mbona utishimye? Yarambwiye ati ndishimye cyane ahubwo bitavugwa, ariko nanjye simbizi. Cadette yakije imodoka nuko tujya kugura imyenda nyine nagombaga kwambara ngiye kwerekana Mike wacu. Cadette ahangaha yarambajije ati ariko mu by'ukuri ukunda Dr Mike? Nanjye nabuze icyo mvuga mu by'ukuri, ndamubwira nti none se ngiye kumwerekana mu rugo namukunda Kade. Ati none se wa musore witwa Dave wambwiraga? Ndamubwira nti reka ntagende, gusa iki gihe gishize aba yumva yuko nyimwibuka. Ati wapi rwose nta nubwo nyimutekerezaho. Cadette arambwira ati kandi narumvaga umukunda kera. Nishabireke biriya byari ubwana. Ubwo nakomeza kwivugisha ibingibi ariko kugira ngo Cadette ataza kumva yuko wenda hari ikiganiro naba numvise, ariko nanjye umutima wanjye ku rundi ruhande numvaga ntazi icyo gukora. Dr Mike yari yaranyeretse yuko ankunda pe, ndetse nari maze no kumenya yuko nko mu minsi 2 igiye kuza Dave nawe agiye kuza mu Rwanda. Numvaga mukumbuye cyane, nkumva nyina mukunda, mbega byari ibintu bidasanzwe kuri nge. Tukimara gusohoka mu modoka nafashe telefone ya Cadette, hanyuma njya ku ruhande ntangira kumustokinga. Ubwo nukura muri telefone yatabizi, ndeba amafoto yose ya Dave ndishima, njya muri chat yabo nsanga ibintu byose baganiraga, nsanga buri kimwe cyose Cadette yakoraga cyangwa se yambwiraga cyarabaga kivuye kuri Dave. Ahangana nahise mbona yuko Dave nkuko yanekerezaga nanjye ari gutyo namutekerezaga. Nari ndimo noneho ndibaza nti hagati ya Dr Mike ndetse na Dave ndaza guhitamo nde? Ese Dr Mike ndaza kumwanga nta kintu na kimwe mujijije? Cyari ikizamini gikomeye. Ahanga ngirimo kura muri telefone ya Cadette, sinzi umutima wambwiye uti senga Imana iraza kuza kugufasha guhitamo kandi byose bizagenda neza. Nafunze amaso ndangije ndasenga nti Imana, niba ko kubaho, niba uri Imana yiyerekana, niba uri Imana y'igitangaza, ndabizi yuko kandi uri Imana idasanzwe, mbabarira umfashe kuva muri uru rugendo, mbabarira unyiyereke kuri uyu munsi kuko ndagukeneye bikomeye. Tuvuye kugura imyenda ngiye na Cadette, twageze ahantu hicaye abakobwa. Nuko umwe muri aba bakobwa aravuga ati sha uziko Dr Mike atereta kariya gakobwa? Ati kariya gakobwa kitwa Samantha. Undi muri aba bakobwa ati none se kariya kana k'agakobwa koko kubera iki Dr Mike agatereta? Undi muri aba bakobwa ahita avuga ati umva nanjye habuze gato neza ngo mujyane wacu. Ati buri uriya mugabo iyo mutararyamana abashaka ko muryamana, hanyuma mwamara kubikora bigahita birangira, biba birangiye nyine ubwo mugahita kwihorera. Ahangaha kwihangana byaranze nsubira inyuma, mpita mbaza abantu bakobwa ntimuvuze ngo iki? Barabanje baraceceka. Nuko umwe muri abangaba ahita avuga ati data nanjye Dr Mike twarakundanye, ni umugabo w'indaya abashaka yuko umwizera mugakundana hanyuma mwamara kuryamana akakwihorera. Ati nubwo agaragara nk'umusore ariko afite umugore n'abana, nubwo yita umusore rwose ni n'umuntu ukuze. Nararize cyane nkimara kumva ibya Dr Mike, ndangije ndapfukama. Nanjye ntabwo nzi niba narizwaga n'amarira y'ibyishimo cyangwa se arayagahinda, ntabwo nzi cyandizaga, ariko rwose wumve ko narize. Cadette nawe yaraje arangije arampoza, mpita mutuka cyane. Ndangije naramubwiza ukuri yuko namenye yuko avukana na Dave, nibaza impamvu basi atambwiye yuko ari muzima. Cadette nawe yahise arira, arangije arambwira ati mbabarira n'ukuri narabishakaga, ariko nagombaga kubanza nkakumenya neza. Ndashaka kumenya niba koko musaza wanjye arimo arakunda umuntu wa nyawe. Nibwo bwa mbere nari mbonye Dave akunze umuntu nyakumukunda. Ati rero ntabwo nashakaga yuko umenye yuko tuvukana, kuko hari wari kujya witwara bitandukanye n'ukuri. Ushobora kuba wari kwitwara nk'uko witwaye, atari ko ntabwo nari kwizera yuko ku isi hari umukobwa witwara nkawe. Nagombaga rero kukumenya uri wa nyawe utazi yuko mvukana na Dave. Cadette yahise ansohokana, hanyuma tujya gusangira. Atangira no kunserereza cyane, arambwira ati none se kuki wabyumvise ntuhita ubimbwira? Ramubwiye nti ntabwo narinzi icyo gukora cyangwa se kuvuga. Ubwo umunsi umwe warashize ndetse n'umunsi wa kabiri urashira, hanyuma umunsi wo kujya kwakira Dave ku kibuga cy'indege uragera.
Dave yaje afite urukapu runini cyane, hanyuma uko nyine Cadette yari yamaze kumubwira yuko byose nabimenye, ahita aza yirukanka cyane, akimbona arampobera, ahobera na mushiki we, ubundi turataha. Yasuhuje mama we, ubundi ambaza aho twajya kuganirira. Namujyanye mu nzu nabanagamo na Cadette hafi yo ku ishuri. Dave yaransobanuriye, numva ibyo avuga byose birumvikana, ansaba imbabazi, arangije arambwira ati uribuka kera tukiri muri segonderi ukuntu wambwiye ngo turarane muri sale? Naramubwiye nti cyane ntago nabyibagirwa. Dave yahise ambwira ati none se waretse tukararana hano? Naremeye, nuko ndateka turasangira, agura inzoga aratangira arazinywa, nanjye ntangira ndimo ndanywa fanta, ariko arangije arambwira ati nawe gerageza ku nzoga rega nta kintu uri buze kuba. Dave anga yarambwiye ati urabizi yuko nanywaga inzoga muri segonderi se, ariko kubera uburyo mu Butaliyani hari igihe kijya kigera hagakonja, byanze bikunze ngomba kuzinywa. Icyo gihe n'ubundi imvura yari imeze nk'aho igiye kugwa. Ndangije mbaza Dave nti none se ko imvura igiye kugwa inaha, ubwo bishatse kuvuga yuko ahangaha twageze mu Butaliyani ngo mbashe kunywa inzoga? Dave arambwira ati yewe ntacyo uri buze kuba, ko turi kumwe se n'ubundi. Twanyweye inzoga, dutera story, ambwira ibintu byose bijyanye n'Ubutaliyani, nanjye mubwira amakuru yose yo mu Rwanda, mubwira ukuntu nize ku ishuri, aranserereza ku bya Dr Mike twari tugiye kubana. Arangije arambwira ati none se ubundi kubera icyo utari waremeye yuko mwarenga kugusomana hanyuma mukagira n'ibyo mukora kugira ngo ahita gukatira? Oya, ntabwo nari niteguye, numvaga bitandimo. Uwo munsi Dave yaraye mu ntebe yo hirya, nanjye ndara mu ntebe yo hino, twasinziriye, buri wese atazi birimo birajya mbere. Umunsi wakurikiyeho nagiye iwabo wa Cadette, hanyuma nsanga mama yanteguriye ibyo kurya, arambwira ati wanyweye inzoga? Kwijisha byaranze, ndamubwiye no umuhungu wanyu yampaye inzoga, ariko ndumva ntazi uko meze mu nda, ndumva harimo harandya. Cadette yarambwiye ati yo ngiyo bayita hangover, icara hari urye kuri biriya ubuzima bwawe bukomeze bugende neza. Umunsi wakurikiyeho nabwo twasubiye muri yanzu yanjye na Cadette. Cadette nawe yari afite akazi kenshi cyane yagombaga gusoza. Ahangaha Dave yatangiye ambwira uko yambonye bwa mbere, arambwira ati nabonaga shawura agakobwa kiyemera, ati nabonaga uri umuntu ufunze umutwe cyane, none uwo munsi umbwira ngo ninsoke nkuve imbere, numvaga ari ibintu bidasanzwe. Yakomeje ambwira uburyo yakomeje kugenda nyiyumvamo, arangije ambwira yuko mu buzima bwe umunsi yansomaga niga mu wa 4 aribwo bwa mbere yamenye yuko ankunda. Dave yarambwiye ati buri munsi iyo nabaga ndi mu Butaliyani, iyo nashakaga gusinzira neza, natekerezaga uburyo twahoberanaga muri segonderi, nkumva ni ibintu byiza. Uko yakomezaga kuvuga ibyo ngibyo ni nako yakomezaga kugenda nyegera. Arangije arambwira ati ubu nubizi yuko ngukunda, ni ngombwa kuba nakwirirwa mbivuga? Naramubwiye nti none sinjye ubitekerezaho iki, umva ngukunda cyangwa umva ntagukunda? Ahangaha Dave yarambwiye ati ndamutse ntazi yuko unkunda, ntabwo naba niriwe nzinaha. Ndamutse yuko kandi ntazi yuko ukinkunda, ntabwo naba naramaze iriya myaka yose nyigutekereza, nta nubwo naba naragushyizeho mushiki wanjye ngo akugenzure. Iki gihe Dave yakomeje anyegera, arangije arambaza uracyahoberana nka kera se? Ntaramusubiza, yahise anyegera, arangije atangira kumpobera, aratangira n'ubundi aransoma, atangira kunkoraho, numva birenze ubwenge bwanjye, ngerageza kwihagararaho, ariko n'ubundi biranga. Nabonaga yuko nawe atari aho hafi, nuko ndamubwira nti ibyo ushaka gukora nta na rimwe ndabikora. Dave ati ndabizi cyane. Yatangiye gukura imyenda gake gake, ubwo ibyakurikiye buri wese ashobora kubitekereza. Mu nzu nabanagamo na mushiki we, niho njye na Dave twakoreye urukundo bwa mbere. Birangiye yarambajije ati nakubabaje se? Yarahagurutse maze ahita akuramo impeta, arambwira ati ndashaka kukubaza niba uzemera kumbera umugore. Narabyemeye. Hanyuma hashize iminsi turabukora ubukwe, nta na kimwe atari yarateguye. Iwacu bari bazi yuko mbubutse, ariko nyuma baje kwishima cyane. Nihutishije ibintu byose rero, ubu ngubu ngiye na David twagiye gutura mu gihugu cy'Ubutaliyani aho akorera. David ni umuganga ukomeye inaha, naho ngewe ndi umunyamategeko, mvuganira cyane abirabura. Umwana wacu wa mbere yavutse mu mwaka wa 2017, ubu tuvugana ndatwite, ntwite inda ya kabiri. Cadette wacu nawe afite ubukwe mu kwezi kwa 7 y'umwaka. Regis wari inshuti yanjye magara, akora muri imwe muri ministeri ziraho mu Rwanda. Ati naho nahashinze itorero ribyina Kinyarwanda, ibikorwa byose bisaba yuko umuco nyarwanda uboneka, mba ndi imbere cyane kandi byose mbafasha kubitegura. Wibuke ino nkuru y'urukundo twakubwiraga, ni inkuru yabayeho, ni inkuru twandikiwe n'umukunzi wacu herereye mu gihugu cy'Ubutaliyani,
aho ubutumwa bwe yabusoje anyandikira ati komeza utere imbere mukobwa mwiza kandi bizagenda neza ndabizi, ati ninza mu Rwanda nzakuvugisha. Reka natwe dufate uyu mwanya tumushimire cyane kuri no nkuru nziza y'urukundo, aho nakwibutsa yuko nawe niba udukurikiye wenda ufite inkuru runaka y'urukundo wifuza gusangiza abakunzi bacu, wajya kuri Instagram hanyuma ukandika abayo Yvette Sandrine, ukajya muri message ukohereza inkuru yawe y'urukundo, nyuma tukazavugana ubwo inkuru yawe nyine nawe tukayikora. Mwakoze cyane gufata uyu mwanya mwarangiza mukabana natwe, muze no kutwandikira mu bitekerezo inkuru y'uyu munsi y'urukundo mwayumvishe gute. Mukomeze mugire ibihe byiza.